yesuwe disi wa gicucu n'ubu ngo cyane mubyumva mu gitondo igihe uherembe ntabwo nyine bya saa sita nk'ubunye kuyagusigiye ntabwo ejo bundi ntabwo nirwaga ndamuka imisozi nirukanga njya kuvuza cya gisaza cy'ibyanwa bibi ngo niso none ngaho genda urebe akoma ntapfuye papa wawe papa arapfuye ntapfuye ariko mana we cya kigure kincuke kimwe imiti ariko dativa nabi kigorye ngo nyihe umugabo wanjye hanyuma ngarabe imitungo bari we none imitungo nkanyibuza akapfuye ntari yanyanditseho ariko telefone yagasane mama turi yarapfuye none papa nawe ndamutwaye umuvudo wanjye papa yewe unasize ikigo mama igihugu akumana koko njyewe unzisiki reba papa uramumutwaye mama nawe wararamutwaye n'umubyeyi nsigiye ari we nawe ntankunda ubwo budatititi manga ubwo umwana ndakwinginze nyagasani baba bana naranjye muri ibi bihe bigoye mfasha unyereke
mbone hano Ridi Disi mwana wanjye ihangane nose kuva ko umugabo wanjye nanjye ndababaye ndanaga nishimye ahubwo se telefone wamboneye mwana wa telefone wamboneye ihangane nubwo agiye riganjye ari papa wanjye ihangane ahubwo se na telefone yanjye wamboneye koko ihangane se papa ko yarameze neza ihangane none se njye sinari mukunze nanjye namukunze ariko nishakiraga n'ifaranga ihangane ako akamubaza papa ko yarameze neza apfuye ate buriya papa ninjye wamwihereye imiti nimugoroba sinjye wamwihereye imiti yabyutse aransuhuza none ngo utapfuye none se kapfuye nyigo nyine nanjye namushakaga kandi nanjye imitungo nayo mwamaye n'ibinditseho hariyo byanditseho hariko kubabaye babajwe n'iki ihangane rwose ihangane ahubwo ihangane ndagufata neza akakibyera ariko ujye umenya ko nanjye ukumva nanjye nzagufata neza akakibyera isha mwana ihangane byakoma telefone yanjye nawe wabonye isaho telefone yawe ndabonye iri hehe ntabwo mbizi haguruka ujye kumenya telefone yanjye kamamagara uriya musore nawe usi papa noneho turamuhambana n'amafaranga dufite ahagije ese kamamagare baneza kamamagare ndetse urabimfashamo niwe ngiye magenda ndi kugenda gutekereza inzira yose wese kandi ngo rugenze bibazize iki ubu se nibaze kuri ntushaka ibyo bindekere kabisa oya no kubika nzi mugabo mfite ntacyo nanjye nakubwira datihangane oya ntacyo reka nshake ukuntu ibyo nari ngiyemo mbiparika wenda nze nkurebe nshaka kuri mbabara yawe ihangane kandi ntukomeze kureba hasi ndi kumwe nawe bebe sibyo yego nta kibazo byose ndaza ndagukorera agasanduku ndagufasha tujye twashaka ntacyo byose bimbaze ubu ninjye ugiye kubyishyiraho reka mbigire ibyanjye nanjye ok sawa sawa uriya muntu se ari gukebabuza banjye ariko biba muri uru rugo nabyaha ese ko agenda akebabuza ufite ikihe kibazo se ubutera idisi ntabwo kiri bunyumvera mpamagaye kino kigore kandi uno mubyeyi nsigaye mukeka pe kuva papa yapfa sinzi ukuntu ameze sinzi hari ikitajya mbere muri we kanjye kugihamagarira inyuma ese buriya agiye
aha dore aho nibereye. Nta no kurira ngo umugabo we yapfuye, nta n'agahinda kamuri mu maso, wagira ngo yari abikeneye ko akapfa ahari. alo niko Mukama ariko ntawamenya, hari igihe umuntu akigira agahinda ntabigaragaze kakaguma muri we, birashoboka gusa nta kundi ngomba kumuba hafi, tukabana hafi nyine tugashyingura data neza. Kuko se agiye kamureba. Yesu we, agiye hese mama kandi se ahise agiye none sohotse akibaguza se buriya hakijyamye muri we kamukurikirane ndebe kugira ngo bampe imitungo umwe wo kumwica, imitungo batayimaye koko ibyo bintu wankoreye aribyo? Mukama warampemukiye, warambabaje ese uwo Mukama we koko wabikoreye iki? Oya warambabaje, ibaze kugira ngo apfe nta mutungo ndabona, umutungo ucyanditse kuri nyina n'icyana cye. Warampemukiye wankoreye ibintu bibi. Oya warambabaje rwose, warambabaje gusa urawankoreye ya mbega bivuze yuko papa yapfuye ari uyu mugore ubigizemo uruhare. Ako nanjye nkayoberwa ukuntu nimugorana njye wari wamwihereye imiti. Koko oya ntabwo nabyizera, nta n'icyo yigeze amuburana na kimwe. Mana yanjye gusa koko mana, kuki uha abagabo ibigeragezo by'abagore biba byaraje bishaka amafaranga? Koko mana mbasize umukobwa koko yungutse iki? Kuko apfuye yungutse ageze aho byigamba koko ako nanjye ntabwo nzamubabarira. Nturebe ibintu akoze. Kamwihorere, uyu mukino tugiye kuwukina nanjye nawe. nta nubwo ndamwereka ko nabimenye. Ngiye gukina nawe uyu mukino, siyishe papa. Muraje mubone umujinya w'amahiridizi nawe ugiye guhera, kuko namwubahaga none anyeretse ko atari ukubaha. Ndaje aka gakino tukakina ninjye nawe.
kuki abagabo bizera abagore koko? Bizera abagore babonye bose kandi ntibaba babona bakunda. Ikigaragara papa yashatse uyu mugore atamukunda. Ibaze kugira ngo wicire umugabo ushaka imitungo kandi nta n'icyo atigeze amuha. Ibintu byose yarabimuhaga, akanyereza kuntangira amafaranga y'ishuri. Uyu mugore abona igitenge none Mana, ibyo niyumvise ndi kubyiyumvisha, ariko umujinya mfite Mana. Ikantuze tugiye gukina n'agakino. Sindanamwereka ko nabizi na gato kuko namwumvishe, sindabimwereka. Igiye kuri hano. Ntacyo Mana, nari nsitaye. Ukarira. Ese ntazi Wese kubabara. uko nyine nari nsitaye, ahubwo se wari uri he? Nari ndimo ndabagara utuboga twanjye hano inyuma. Nari nsohotse ndakubura ndibaza ngo ugiye he. Nari nsitemenya no kuva mu kumbona muri na konsekarasi. Wari kwihangana ariko. Arenze. Kugira ngo nawe Yamara ngo se nyine haguruka tugende. Tujye no guteka.